Ahagana mu mwaka w'1890 nibwo umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ngo yatangije urugamba rwo gutera muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo yagure imbago z'u Rwanda ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Nyabitekeri ateganye no kugirwa cy'Ijwi. Niho uyu mwami ngo yabaga ari yitegura kugaba ibitero we n'ingabo ze. Aha kandi ngo niho bazaga kuruhukira iyo babaga bavuye ku rugamba, aho basangaga inka zabakamirwaga. Ni naho kandi hari iki giti cy'umuvumu cy'ikigabiro nkuko tubisonorwa n'umusaza Mare Kabiri Celestin wavukiye. Amateka nuko Rwabugiri ariho yajyaga bavuye muri Kongo bakaza basanga amaka y'abaganga yari menshi cyane, inka zahabaga ariho bita ku macukiro, yari amacukiro y'inka zihaba. Ubwo bakaza bageze hano bakahicara, hano bwo bafataga n'igisoro bakajya kubuguza. Uyu musaza kandi avuga ko iki giti cy'ikigabiro ngo kuva na kera cyari kinini, uretse ko ubu ngo bagenda bacyangiza. Cyangwa ari kinini ntabwo nigeze nsanga ari gitoya, cyari kinini cyane. Uretse n'ubwo nyine abantu bagomeje kujya bagikuraho amatabi hejuru, ariko ubundi cyari kinini. Baza bajya bashaka amafumbire y'ayo mase yabaga ahangaha, amase y'izo nka, kuko hari abatuye mu butaka bw'amanegeka budafite isupu, bakaza bati watwara kwifumbira akajya gushyira mu murima. Nuko baza kukiba gutyo, ntabwo banagitwara no ku manywa. Kuba bigaragara ko iki giti gishobora kwangirika bya hato na hato, aha niho abaturage bahera basaba ko hakwihutishwa imishinga yo kuhabungabunga kugira ngo aya mateka adasibangana. Ubwo rero ni ukuvuga kuko hano hagomba kujya inzu ndangamurage, nibyo leta iteganya. Aho nk'abanyamakuru tubatume ngo iyo mishinga yose kuko baza bakabitubwira tukabona nabo tukanaganira, nibura yari ikwiye kwihutishwa. Iki giti kitwibutse ibyabayeho kera kandi bikafite n'icyo ridufasha n'icyo ritwigisha. Natwe dukuyeho iki giti waba utwiragije amateka y'ibyabayeho kuva mbere hose, ahubwo turashaka ko natwe cyaguma amateka n'abana bacu bakazaza basanga. Nyirahabimana Marie Noella ushinzwe umuco na siporo mu karere ka Nyamasheke avuga ko ariho gahunda yo gukora aha ku bufatanye n'abakomoka muri aka gace batuye i Kigali. Gusa nta gihe agaragaza ibi ngo bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Abaturage bavuga ko Nyabitekeri bari Kigali bafite umushinga bari kuyigira, bamaze gukontakta Ministoke, bakontakta Mize, babagezaho n'igishushanyo cyabo. Batyo baratumenyesha ko umushinga bafite ko bakiri muri negociation. Icyari gikurikiyeho ni expropriation y'abaturage bafite ubutaka. Ibyo rero bakiri gushingana kugira ngo nabyo babikoreho, ariko aho ngaho umushinga urahari. Aho inyuma yanjye mureba niho hari igiti cy'umuvumu cyangwa se ikigabiro. Ni igiti cyaterwaga n'umwami igihe yabaga ageze ahantu runaka akahicara cyangwa se akamara igihe, bityo akasiga ahateye igiti aricyo bitaga ikigabiro. Iki giti nk'uko mukibona rero ngaha giteye, kikaba ari mu kagari ka Ntango mu murenge wa Nyabitekeri, ni mu karere ka Nyamasheke. Bigaragara yuko iki giti nka kimwe mu bibe mu bateye amateka cyangwa se mu bigaragaza bimwe mu byaranze u Rwanda, gisa nkaho kigenda gisagarirwa n'abaturage baza gucukura amafumbire aha ngaha, bikaba byatuma wenda gishobora kuba cyagira ibibazo cyane, kubona ko n'imizi yacyo ishinyitse hanze ku buryo bishobora gusanga mu minsi iri imbere bizarangira iki giti cyarabaye amateka kitagihari, ahubwo abantu baza bakavuga batanga nahoze ibigabiro. Niyo mpamvu rero abaturage baturiye aha ngaha bavuga bati ni byiza yuko imishinga yose leta yatekerereza yashyirwa mu bikorwa kugira ngo koko ahantu h'amateka habashe gusigasirwa, habungabungwe, kugira ngo ayo mateka n'abazaza n'ikindi gihe mu bihe bizaza bazasange koko ayo mateka bayabone ari amateka nyakuri, atari ibintu byasibanganye. Justin Kayiranga, Royal TV mu karere ka Nyamasheke.